mani sha inzige nkurikije kunde kuzumva bazivuga mu nyamakuru sha zatuma abantu bashira muri iyi sipe nzige nyene kandi abona utazi inzige abagabo kandi babona batazi inzige izina ry'Imana ase sha ntange mwarasaze man inzige se inzige ninde utamuza umuntu ejo bundi twanasangiye bikira bari ibigori kandi abandazi bikira mu senda bikiboze kamera nyuma y'imyaka 2 kuva ko njya ziteye Kristo atari numwe mutaho kuyazidewe zanyise karaburiza ngo nzige mani muzi nzige nyene mfaji abantu nibasaze ko se ngo umudage ari kumvugira inyumvira man reka nkubwize ukuri man nukuri pe nzige ngenda muzi neza n'ikimenyimenyi do rekana twikakirize y'Imana rekana nabo wana urabayobewe zigeje bundi twasangiye igikoma inshuti yanjye maze bisanzwe no mu busema busanzwe naryo urebye abajama ntabwo bazi zigemaye izina ry'Imana Yesu Kristo ahinduye amaze divaye mu kikana banza arangije akabikora mu indirimo ni mwotora abantu ntibazi zige abajya mushobora gusanga batazi inzige man kamujya muri abantu bakuru nkatwe man inzige turamuzi nyine inzige ko numva muri kuvuga nk'ari umuntu man oya wana ni umuntu nyine nonse ntimuzi do urashaka ngareka n'ifoto hase ndayifite man shaka kubona reka tubireke man oh shit dore inzige Karo barajo barasaza man satavuga ko bazi inzige man bari nyine wowe uvuga bari ngo basangiye igikoma rose ko basangiye igikoma umuntu basangiye igikoma bari baza kwashe kubari ngo manda Hola nanone ni Simta Comedy kora subscribe share na comment kuri Daily Vibes TV asge muduhe inkunga yanyu murakoze cyane